Yes, hari abantu bajya bagira ikibazo ugasanga umuntu yapositinze ifoto kuri WhatsApp ye ikaza itagaragara neza wagira ngo irimwo ibicu cyangwa se imirayi. So uyu nguyu rero yaranyandikiye arambwira ati iyi video nayikoze icyumweru gishize. Uyu yaranyandikiye arambwira ati ese koko HD uyikoraho bikanga. So iki kibazo rero nawe niba ujya ukigira, banza urebe niba warakoze subscribe hano kuri iyi channel. Ntago bigoye, ni ukuza ugakanda subscribe nk'ibisanzwe, warangiza ugafungura na notification, ukemeza hano kuri all, hanyuma kugira ngo ujye ubasha gukurikira video ngenda nshyiraho. So iki kibazo rero hari haciyeho igihe kitari gitoya mbakoreye iyi video, ariko naje gusanga iki kibazo kiri rusange. So ngiye kubasobanurira mwese n'undi wese wari ufite iki kibazo gikemuke. So rero tudatinze mu magambo uraza winjire kuri WhatsApp yawe. Ukimara kujya kuri WhatsApp yawe urayifungura. Hanyuma rero ukimara kuyifungura ni ukuvuga ngo urakiriya, wenda urugero urakiriya akagurupe kawe, urakiriya akagurupe kawe gatoya. Urabona ko aka ni akagurupe kanjye, urabona ninjye urimo gusa, one member ninjye urimo. Sorry gato, murabona ninjye urimo. So nawe rero icyo ukora uraza ukiriye akagurupe kawe kamwe, hanyuma numara gukiriya akagurupe kawe uraza nyine ukande hano. So hano numara kuhakanda rero uraza ujye muri galeri yawe nyine aho ufite ibintu ushaka nyine gupostinga, yaba ifoto. Murakubona ko aha turi ni muri galeri. Hanyuma numara kugera muri galeri urahitamo ikintu cyose ushaka gupostinga. So nukoresha ubu buryo ntabwo HD uzajya uyishyiraho ngo byange. Ubu buryo nibwo bwonyine bwizewe ukoresha kugira ngo ushyireho ifoto isa neza, kandi ubu buryo burashoboka kuri telefone zose, yaba Android ndetse na iPhone, zose birakunda. So iyo umaze gukanda rero ku kintu uri bupostinge, ikiba gisigaye ni ukuza ugakanda hano. Ntago uhita ukanda kuri ntuza hano kuri aka kantu. Uraza ugakanda hano muri edit, ukaza ugakandamo, sorry gatoya, ukahakanda. So uyu umaze kuhakanda rero murabona yuko hano tuba tugiye gukora iki rero, tuba tugiye kweditinga. Hano muri kubona hejuru hano dufiteho uburyo bungahe, uburyo butatu muri kububona. Ushobora gukoresha ugiye gukoresha, wenda ubwo buryo ushobora gukoresha ugiye kuba wakeditinga ifoto yawe, like ushaka kuyongeramo utundi tuntu wenda tudasanzwe. Ariko icy'ingenzi dushaka twebwe ni ukuza tugashyira hano muri HD. Hano hejuru muri kuhabona neza cyane hano hejuru. Ikindi wenda nababwira, uba ugomba kumakinga sure neza ko ikintu ugiye gushyiramo, ikintu ugiye gupostinga wagifotoye neza. Niba ari ifoto ugomba kuyifotora neza, nta bintu biri inyuma yayo cyangwa se ibindi bintu byatuma itaza kugaragara neza. Hanyuma ukaza ukemeza hano kuri HD. So rero iyo umaze gukanda hano kuri HD baguha uburyo bubiri hano hasi bwa standard quality ndetse na HD quality. So icyo ukora rero murabona ko hano nkabona uyishyiraho yaza hano muri standard quality, niho yaza. So rero twebwe turashaka ko iza hano muri HD quality, niho dushaka. Uraza ugakandamo. Iyo umaze kugakandamo rero hano bihita byivivura. So hano muri kubibona, murabona ko byamaze kwivivura. Hanyuma ukaza ugahita ukanda hano. Iyo ushatse wongeramo utundi tuntu wenda ku kantu ugiye gupostinga nk'ama emoji n'ibindi byose biba birimo, ukabyongeramo, nta kibazo bitera. So rero iyo birangije uraza nyine ugakanda hano hasi nyine ho kwemeza, niho ukanda hano ukahemeza. Hanyuma ugategereza
aya masegonda. Ni ukuvuga ngo iyo ufite internet ibangutse yihuta bihita byihuta, ntago bitinda, bihita bibanguka. Murabona ko n'ubundi baduhaye amasegonda 40 nangahe gutyo, hafi umunota, leta biba byarangiye. So rero ubu nibwo buryo bwonyine bwizewe ushobora gukoreshamo HD kandi ikajyaho, kandi nta bundi buryo numva buhari. Uburyo bwa mbere nari naberetse, hari telefone nyinshi bidakunda, ariko ubu buryo bwo burakunda 100%. Icya mbere ugomba kumakinga sure neza ni ukumenya ese ikintu ngiye gushyiraho kimeze gite, kirasa gute. Kamakinga sure ko ifoto ugiye gushyiraho ifotowe neza. So iyo rero imaze kurangira, uraza ugakanda hano kuri aka gafresh kareba hano hirya, aka uraza ugakandaho. Iyo ntako ufite iyo nta nakariho ushobora kuyikandaho yose. Wamara kuyikandaho yose bagashyira hano hejuru, ngaka muri kukabona, bagashyiramo hano hejuru. Iyo ukabuze hano ukarebera hari hejuru, hanyuma ukaza ukagakandaho. Iyo ugakanzeho rero bakubwira aho ushaka kuyishyira. Urabona twebwe turashaka kuyishyira hehe, hano kuri status, hano kuri status niho dushaka kuyishyira. Uraza ugakanda kuri status, hanyuma ukandikaho text ushaka gushyiraho. Urugero wenda reka nshyireho 100%, hanyuma ugahita ukanda hano nyine ho kwemeza ko ugiye kuyishyira kuri status yawe, ugategereza. Yes, murabona yuko yamaze kujyaho kandi igaragara neza cyane. Muri kubibona neza cyane ko tumaze kuyishyiraho kandi igaragara neza cyane 100%. So rero niba ubu buryo bugushimishije, niba ubu buryo ubukunze, cyangwa se wari warabigerageje bikanga, ukaba ubonye iyi video hari ikigufashije, nyamuneka reba niba warakoze subscribe kuri iyi channel. Channel ni iyi ngiyi, Ndi Hose TV. Hanyuma tujye tubana ku zindi video ngenda nshyiraho buri munsi, ndetse niba hari n'ikindi gitekerezo ushaka ko twakora, cyangwa se indi video ushaka ko tugukorera, nta kibazo urandika hano muri comment. Iyo video icyo ushaka ko tugukorera nta kibazo, tuzagikora nta kibazo. So thank you so much, turabakunda, kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Urebe ko ugiye ukoze subscribe. Thank you so much, God bless you.